aho niho bicanganiye, ni naho urugamba ruhinaniye. Ese ko uyu mugabo ushinzwe umudendezo w'idini avuga ko dukwiriye kujya mu mpuzamadini, umuyobozi w'abadivantiste ku isi akavuga ngo ntidukwiriye kujya mu mpuzamadini, turakurikira nde, turareka nde? Kuko pasiteri, kuko mwarimu, umukuru w'itorero, umudiyakoni, ushinzwe ishuri ryo ku isabato, umuntu runaka, kuko akoze amakosa, kuko bigaragara ko aguye mu cyaha, abantu runaka bagahita bafite gahunda yo kuva mu byizerwa nk'aho itorero ari ry'umuntu umwe. Uvuga ko asohotse mu itorero ry'abaye Babuloni aba atari yasoma neza icyo itorero icyo ari cyo. Hari abantu benshi bari mu itorero ryarababereye umutwaro, hari abantu benshi bari mu itorero ryarababereye imbogamizi, hari abantu itorero ryabereye umusozi baterera, bakaza gusenga bafite imijinya mu mitima yabo. Hari abantu benshi bamaze gutwarwa n'ibi bintu, bakabona ibikorwa by'uyu mugabo bita ngo ni Gani Diop, yaba ari inama yitabira, yaba ari amagambo akoresha, bagafata itorero nk'ikintu cyamaze kwandura, bagafata itorero nk'ikintu cyamaze gutakaza umwimerere, bagafata itorero nk'ikintu cyamaze gutandukira amahame y'ijuru. Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze inshuti bavandimwe. Imana ibahe umugisha kandi bishimire aho murereye hose, yaba ari i Burayi, ari muri Aziya, muri Amerika, muri Afurika, muri Europe, muri Australia, no muri Oceania, hose ndabasuhuje. Imana ibahe umugisha. Tujya tunezezwa no kubona ko mudukurikira, kandi impamvu ni imwe, nuko tuba dusangiye ibyiringiro by'uko Yesu Kristo azagaruka, kandi icyo tuba dushaka nuko yazaza agasanga njyewe nawe twiteguye, tukarushaho kubona ubugingo buhoraho. Nkuko rero dusanzwe tubimenyereye ku bantu duhurira kuri uyu murongo, kuri iyi channel ya Famille Bildad, hano hanyuraho ibibwiriza, hanyuraho ibyigisho bigiye bitandukanye, ariko icyo nifuza, icyo mba nkeneye cyangwa se ngambiriye cyane, nuko njye nawe twarushaho kugira umutima witeguye kandi umutima w'ubwenge, nuko njye nawe twarushaho kugira umutima ubasha kubara iminsi yacu. Ibyanditswe byaravuze ngo twigishe kubara iminsi yacu. Icyo nicyo nanjye mba numva nifuza, nicyo mu mutima mandwana nacyo, kugira ngo ari jyewe ari nawe nkurikiye, twese dukomeze kugira umugisha ku Uwiteka atubashije kumenya kubara ibihe dusohoyemo. Tugiye kuganira, ariko mbere yuko tuganira reka tubanze duce bugufi dusenge. Data mwiza, mu byo dukunda kandi ukiranuka, twongeye kugushimira ko ukomeje kubana natwe, ukomeje kuduha umugisha mu mpande zose z'ubuzima, icyubahiro n'ikibi cyawe. Ngaho tugirire neza, ukomeze kudufasha muri ikiganiro tugiye kugira, utwemerere Mwuka Wera atwigishe, kandi imbaraga mvajiri tubane, tubisabye mu izina Yesu Kristo turakoze, amen. Nkuko nari maze kubivuga rero, impamvu imwe rukumbi ituma ufata umwanya ukiga, nanjye ngafata umwanya nkiga, twese tugafata umwanya tukajya ku birenge bya Yesu akaba ariho twigira, ni ukugira ngo tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. Nta yindi mpamvu. Cyokora niba hari yindi mpamvu ituma wicara ku byigisho nk'ibi ngibi ukabireba, ubwo nyine waba watandukiriye umugambi, ariko ngiye impamvu ni imwe, ni ukugira ngo ari jyewe ari nawe tuzaronka ubugingo buhoraho. Tugiye gutangiza isomo dusanga mu Baroma igice cya 3, turahera ku murongo wa mbere. Hari titire ivuga ngo amahirwe abayuda barusha abandi. Haleluya. Amahirwe abayuda barusha abandi. Umurongo wa mbere utangirana n'ikibazo kibaza ngo nuko abayuda barusha abandi ki? Niko batubaza. Nuko abayuda barusha abandi ki? Cyangwa se gukebwa kumaze iki? Umurongo wa kabiri, abayuda babarusha muri byose. Abayuda barusha abandi muri byose. Haleluya. Wowe unyumva uri iki? Ese uri umuyuda mu buryo buri spirituel, mu buryo bwa mwuka, cyangwa ni gutyo nyine gusa? Irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Umva uko Bibiliya tubwira ngo irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Gatatu, mbese ye niba bamwe muri bo batizeye, kutizera kwabo kwahindura ubusa gukiranuka kw'Imana? Umva aya magambo ukuntu yakunze ngo niba bamwe batizeye, bamwe mu bayuda, niba bamwe mu bayuda batizeye, kutizera kwabo kwahindura ubusa gukiranuka kw'Imana.
aya magambo narayakunze, ndagira ngo nawe uyumve neza, uyumvire ku murongo ariho, ngo niba umwe mu bayuda cyangwa se benshi mu bayuda batizeye, bagaragayeho imbuto zitari nziza, bagaragayeho ibitari byiza, mbese ibyo ngibyo byahindura ubusa agakiza k'Uwiteka? Mbese ibyo ngibyo byahindura ubusa gukiranuka kw'Imana? Igisubizo ni oya. Kubera ko niba abayuda, nk'uko ibyanditswe byera bitangiye bitubwiye ko ngo abayuda barusha abantu bose muri byose, kuko ngo barinze ibyo babikijwe n'Imana. Irya mbere rya byose ngo babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Hanyuma baza ngo none niba umwe mu bayuda atizeye akaba adakiranuka uko bikwiriye, mbese byahindura ubusa agakiza k'Imana? Byahindura ubusa gukiranuka kw'Imana? Igisubizo tubonye ko ari oya, kubera ko Yesu aravuze ngo mureke urukundo n'amasaka bigenze bite? Bikurane. Hari ikibazo gikomeye abantu bajya bagira, ukajya kubona ukabona wenda tuvuge nk'urugero, nk'umwe mu bizera mu rusengero runaka, ashobora kuba ari umupantekote, ari umukatolike, ari umwangirikani, ari umudivantiste, ugasanga kuko pasiteri, kuko mwarimu, umukuru w'itorero, umudiyakoni, ushinzwe ishuri ryo ku isabato, umuntu runaka, kuko akoze amakosa, kuko bigaragara ko aguye mu cyaha, abantu runaka bagahita bafite gahunda yo kuva mu byizerwa nk'aho itorero ari ry'umuntu umwe. Mbese ibi nawe urabyumva? Nk'aho itorero ari ry'umuntu umwe. Ugasanga umuntu arihandagaje, aravuze ngo itorero ryabaye Babuloni ngo kubw'iyo mpamvu ngo ndisohotsemo. Nyumvira mwa, ngo itorero ryabaye Babuloni ngo kubw'iyo mpamvu ndisohotsemo. Nyamara ku bantu bakurikiranye ikiganiro naraye nkoze nimugoroba turi live turi kumwe n'abantu runaka, mwamaze gusobanukirwa neza ko itorero ririmo imigabane itatu. Ntago ndi buyigarukeho, ku bantu babishaka bajye kuri icyo cyigisho, cyangwa se niba nabishaka muzambwire nzongere nkikore mu buryo burambuye, turebe iyo migabane igize itorero uko ari itatu, urebe ko hari impamvu yo kuvuga ngo itorero ryabaye Babuloni ngo ndisohotsemo. Uvuga ko asohotse mu itorero ko ryabaye Babuloni aba atari yasoma neza itorero icyo ari cyo. Hanyuma impamvu turi kuganira kuri ibi ngibi, hari abantu benshi basohotse mu itorero, hari abantu benshi bari mu itorero ryarababereye umutwaro, hari abantu benshi bari mu itorero ryarababereye imbogamizi, hari abantu itorero ryabereye umusozi baterera, bakaza gusenga bafite imijinya mu mitima yabo, bakaza gusenga bafite guca imanza mu mitima yabo, bakaza gusenga inarijye yarabuzuye mu mitima kubera ko batari basobanukirwa neza, hari icyo batari bamenya. Ibyanditswe byaratubwiye ngo itorero ntago ari itsinda runaka turebesha amaso gusa, nubwo naryo hari ukuntu ryabivuzeho, ariko icyo mbabwira cyo, umuyuda umwe niba atizeye ntago bikwiriye guhindurwa gukiranuka kw'Imana ubusa. Niba waramenye Imana, ukaba warayinambyeho, ukaba warayishikamyeho, gukiranuka k'umuyuda kwakubera inkomezi, ariko gukiranirwa k'umuyuda ntigukwiriye kukubera ikibazo. Ashwe, hari amagambo maze iminsi mbona abantu benshi bayatiraho komanteri, abantu benshi bayavugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ari nayo mpamvu ngira ngo ayo magambo tuyagarukeho. Ni umugabo witwa Gannon Diop, ni umudivantiste w'umunsi wa karindwi, ashinzwe umudendezo w'idini, religious liberty. Ariko twagiye twumva amagambo menshi yagiye avuga, tugenda twumva ibikorwa byinshi yagiye akora, abantu benshi bakavuga bati rero itorero ry'abadivantiste ryaraguye, ryamaze kwifatanya n'andi madini kubera ko hari icyitwa ngo ni ecumenisme, kandi uyu mugabo akaba yarakigaragayemo. Abantu benshi bakavuga bati twebwe turivuyemo, ryamaze guhinduka, ntago rikiri rya rindi, ntago rikiri kumwimerere, bityo ibintu byarahindutse. Ugasanga abantu bamaze gutakaza umwimerere w'agakiza bari bafite kubera umuntu umwe cyangwa se kubera impamvu runaka. Iyi niyo mpamvu ngira ngo aya magambo tuyaganireho. Uyu witwa Gannon Diop, ubundi mu by'ukuri ubusanzwe ntago abadivantiste bakwiriye kujya mu mpuzamadini. Niba uzi kuri n'umuyobozi ukaba waragiye mu mpuzamadini, waratandukiriye. Yego, ndabisubiramo, niba uzi kuri umuyobozi ukaba warigeze kujya mu mpuzamadini, umenye ko watandukiriye. Kuko impuzamadini yaje hagana mu mwaka wa 2000, aho yagiye ahagaragara cyane ni hagati ya 2015 na 2017, aho haje interuro ivuga ngo Creo l'amour, twizerera mu rukundo. Ubusenga Nyabingi, twizerera mu rukundo. Ubusenga Buddha, twizerera mu rukundo. Ubusenga Bodhidharma, twizera mu rukundo. Ubu uri umuhindu, ubu uri umukatolika, ubu uri umudivu, ubu uri umwadeperi, ubu uri iki, ubusenga Gihanga, icyo dupfa nuko twizerera mu rukundo, twese tukaba dufite urukundo rumwe, turabizera.
Aho kantu ntimukibagirwe, aho niho haturutse akantu kitwa ngo kerewo lamuru, igihe papa yazengurukaga mu madini yose abasaba ko bakora icyitwa impuzamadini. Icyo kintu naho kirimo kiragaragara, murahumva ku bantu tumaranye iminsi twigana. Hanyuma ibyo birangiye bimaze kubaho, yewe n'abayisilamu nabo bageze igihe baragaruka, aribo navuga ngo bari bashikanye ku byabo, barangije baragaruka nabo baravuga ngo kerewo lamuru, twizera mu rukundo. Iyo mpuzamadini rero yaremwe niyo twabonye irimo iriruka mu bintu byose, ari yubakiye cyitwa foundation, heritage foundation, ikaba iriho na cyitwa 7 mountain mandates. Twarabibonye ku bantu twiganye mu byigisho byabanje. Abantu mubishaka muze kuza kunyandikira kuri WhatsApp, bahereza amanike y'ibyo byigisho, niba mudashobora kwibona mu buryo bworoshye bahamanike nabyo mubirebe. Iyo mpuzamadini nikubiyemo ibyo ngibyo. Hanyuma uyu rero witwa Ganon Diop, nk'umwe mu badivantiste bakomeye ku isi mu nzego z'ubuyobozi bw'itorero muri General Conference, uhagarariye umudendezo w'idini ku rwego rw'isi, yagaragaye avuga ngo abadivantiste nibo abantu ba mbere bakwiriye kuba ku isonga mu mpuzamadini. Teddy Wilson nawe agaragara avuga ngo nta mudivantiste n'umwe ukwiriye kujya mu mpuzamadini. Aho niho bicanganiye, ni naho urugamba ruhinaniye. Ese ko uyu mugabo ushinzwe umudendezo w'idini avuga ko dukwiriye kujya mu mpuzamadini, umuyobozi w'abadivantiste ku isi akavuga ngo ntidukwiriye kujya mu mpuzamadini, turakurikira nde? Turareka nde? Dukurikire Teddy Wilson se? Dukurikire Ganon Diop? Turakurikira nde? Bitekerezeho, mbese biragenda biti? Ngaho namwe nimumbwiye. Ariko uko biri kose hari igisubizo. Ariko gusa mbere y'uko wenda ngira ngo twinjire mu bindi mutaza kugira ngo ni bya biryo tuvuga, reka mbumvishe iyi speech witwa Ganon Diop, munyumvire. Murabyumva? Aravuga ati twe nk'abadivantiste nitwe dukwiriye kuba abambere muri gahunda y'impuzamadini. Yego, mwabyumvise, niko kuri, ngo nitwe dukwiriye kuba abambere muri gahunda y'impuzamadini. Reka ijwi ndishyireho neza cyane, riri kuvuga cyane kugira ngo muryumve. We Adventists should be the most ecumenical people in the whole wide world. Okay. Ngo we Adventists should be the first and the most ecumenical in the whole world war. Akantu murakumvishara kangasubiremo mukumve. Let me first shock you. Sure. And then after that you say, we Adventists should be the most ecumenical people in the whole wide world. Okay. The negative side. Ngira ngo murabyumva. Ati twebwe nk'abadivantiste b'umunsi wa karindwi ni twebwe dukwiriye kuba abantu ba mbere muri gahunda mpuzamadini. Katwumve Teddy Wilson. Katwumve icyo Teddy Wilson yaba yarabivuzeho, hanyuma tumenye ngo ibintu birava hehe berekeza hehe. Munyumve ko Teddy yabivuze. Seventh-day Adventists as a church and as individuals should never be involved in ecumenism. Jango murabyumva. Ati twebwe nk'abadivantiste umunsi wa karindwi, yaba ari twebwe nk'itorero cyangwa se nk'umuntu ku giti cye, nta numwe ukwiriye kwivanga muri gahunda mpuzamadini. Ibi rero mbivugiye iki? Hari abantu benshi bamaze gutwarwa n'ibi bintu, bakabona ibikorwa by'uyu mugabo bitangwa ni Ganon Diop, yaba ari inama yitabira, yaba ari amagambo akoresha, bagafata itorero nk'ikintu cyamaze kwandura, bagafata itorero nk'ikintu cyamaze gutakaza umwimerere, bagafata itorero nk'ikintu cyamaze gutandukira amahame y'ijuru. Nyamara nyabureka munyumve neza, ibyanditswe biratubwiye muri Mubara mu gice cya 3 ngo kutizera k'umuyuda ntago gushobora guhindura ubusa gukiranuka kw'Imana. Umuyuda umwe niba atizeye ntago bivuze ko Imana idakiranuka. Kuba uyu mugabo hari amakosa yakoze, kuba hari imvugo idakwiriye yavuze, ntago bisobanuye ko itorero ryamaze kugwa. Kuko reka mbabwire, niba yavuze ibi ngibi
ntabwo yahinduye kwizera kwa Biludadi. Niba yavuze ibi ngibi ntabwo yahinduye kwizera kwa wowe nkurikiye. None kuki dushobora kurwazwa imitwe n'ibintu bidafite navuga ngo bidafashije, bidafite ishingiro, niba kwizera kwawe gushingiye kuri Yesu Kristo? Mukanya nimbaje ngo ari Ted Wilson ari na Gan Diop, turakurikira nde? Bose n'abayobozi bicara ku meza amwe, bayoberera muri birimwe, none turakurikira nde? Igisubizo ni kimwe, ari Ted ntidukwiriye kumukurikira, ari Gan Diop ntidukwiriye kumukurikira, ahubwo dukwiye gukurikira Yesu Kristo wenyine, kuko ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Muranyumvise? Ted ni umuntu, nanjye ndi umuntu. Gan Diop ni umuntu, nanjye ndi umuntu. Twese twakora amakosa, kuko ntabwo turagira kuri Satani tabasha kurasa imyambi. Niyo mpamvu tudakwiriye kugira umuntu w'icyitegererezo dufata, ahubwo icyitegererezo dukwiye kugifata kuri Yesu Kristo. Haleluya. Ndagira ngo mwumve aya magambo ariyo ngiye gusorezaho. Ni amagambo nayo akomeye, ngira ngo mwitonde, mboneho no gusaba wowe unkurikiye ngo ujye witondera ibyo wumva n'ibyo ukurikira, kuko ibishashagirana byose ntago ari kayi zahabu, niko umunyarwanda yavuze. Ndagira ngo mwumve aya magambo witonze. But to be fair to the Catholic, it changed in 1965. You know, when they have the Second Vatican Council, because they made a declaration for religious liberty. You know, so this is why we cannot slander Catholics just to say, oh no, they are against. Yeah, historically, because of the Inquisition and so forth, it was terrible, and the Catholics were not a model. But that changed in 1965 with the document Dignitatis Humani, for example, a beautiful text, by the way, on religious freedom. So in other words, Adventists have to be educated also in what is happening in the world, so that we will not slander people, not knowing their contribution. But yes. Ndagira ngo munyumve neza amagambo murayumviye. Nubwo bishoboka ko wenda hari igihe haraba hari umuntu utumva icyongereza, reka aya magambo nyasobanure mu Kinyarwanda. Yaragize ati, ariko tuvugishije ukuri ku bakatolike, katolike yahindutse mu 1965 igihe bakoraga inama y'Ivatikani ya kabiri, nibwo bashyize ahagaragara ibyerekeranye n'umudendezo w'idini. Ati igihe bakoraga iyi nama nibwo bemeye ibyerekeranye n'umudendezo w'idini. Uyu ni Gan Diop, tumaze kumubona atubwira ngo dukwiriye kwinjira mu mpuza madini. Ndagira ngo icyo kintu mucyumve neza. Ndagira ngo icyo kintu mucyumve neza. Ati niyo mpamvu biratangaje. Yaravuze ngo Katolike yarahindutse mu 1965. Ati niyo mpamvu tudakwiriye kongera kubasebya, cyangwa se tudakwiriye ndabyita ngo iki, slander. Reka mwihanganeho gatoya nshake ubusobanuro bwimbitse neza bw'iri jambo, kugira ngo ibintu byose tubishyire ku mugaragaro. Okay, aha. Yaravuze ati niyo mpamvu tudakwiriye kongera gusebya, tuvuga ngo Katolike ngo hoya ngo ntago ari abahakanyi, cyangwa se ngo ntago ari abarwanyi. Ati yego kubw'amateka, ati kubera akarengane kabayeho, because of Inquisition, byari biteye ubwoba cyane. Ati kandi Katolike ntago bari abantu twagafatiyeho icyitegererezo. Ati ariko ibyo byarahindutse mu 1965,
muri dokime mu mpapuro basinye, ati nk'urugero, urugero rwo twabivugaho kuri ibyo ngibyo ku byerekeye n'umudendezo w'idini bamaze guhinduka. Ati mu yandi magambo, nagira mumve aya magambo, mu yandi magambo abadivantisite bakwiriye kwigishwa, bakongera bakigishwa ibirimo biraba mu isi. Abadivantisite bakwiriye kongera kwigishwa, ngo bakigishwa ibirimo biraba mu isi, kugira ngo batazongera gusebya abantu bavuga ngo urabona ngo ntago bazi. Atariko icyo mutazi nuko mutazi umusanzu Katolike itanga. Yego, yaravuze ngo Katolike yahindutse mu 1965 ubwo bemeraga umudendezo w'idini. Ati kandi abadivantisiti bakwiriye kongera kwigishwa, bakigishwa uko Katolike yahindutse, kugira ngo batazongera gusebya Katolike. Ariko ikibazo, ese hari ubwo abadiva basebya Katolike? Icyo nicyo kibazo. Icya kabiri, niba tudashobora kuvuga inyamaswa mu izina ryayo, ubutumwa bwiza bw'abamarayika batatu buzigishwa gute? Uyu nguyu ni umugabo ukomeye ku rwego rw'isi mu Adventiste y'umunsi wa karindwi, ubivuze ko dakwiriye kongera kubwiriza ubutumwa bw'abamarayika batatu. Mubyumve neza, arimo arashyira iherezo ku butumwa bw'abamarayika batatu, kuko ubutumwa bw'abamarayika batatu nibwo buvuga inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'ibindi byayo byose. None kutubanga inyamaswa yamaze guhinduka, ntitugire ikintu tuyivugaho, tubyihorere. Murumva tugana he? Ariko ibyanditswe byaduhaye umucyo biravuga ngo kutizera k'umuyuda cyangwa kw'abayuda ntigukwiriye guhindura ubusa gukiranuka kw'Imana. Yego, shikama kuko uri wamenye, nshikame kuko namenye. Twe kugendera ku by'abantu batekereza, twe kugendera ku maranga y'umutima y'abantu, twe kugendera uko abantu babyumva, ahubwo tugendere ku byanditswe byera. Ubwo nibwo tuzabona umucyo uturutse mu ijuru. Naho kukwizera kubera abana b'abantu, twe nta kintu dushobora kugeraho. Ndasoje. Imana iguhe umugisha. Niba hari icyo ukuyemo nyine wacyumvise, reka dusenge. Data mwiza, mubyeyi dukunda kandi ukiranuka, urera icyubahiro n'ikibi cyawe, tugushimiye ijambo ryawe ritweretse ko ariwe dukwiriye gukurikira wenyine, ko tudakwiriye gukurikira abana b'abantu. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo tubere umuyobozi kandi tubere umurinzi, kugira ngo tuzagere mu bwami bwawe amahoro. Ngwino tugire neza kandi dufashe, dusenge Yesu Kristo urakoze. Amen.